Ni urubanza rwatangiye ubushinjacyaha budahari kubera impamvu bwagize ariko zitasobanuwe mu rukiko. Nyuma yo gutangaza ko ubushinjacyaha butari buboneke, perezida w'inteko iburanisha yahise atangaza ko urubanza rwa Habyarimana rutagisomwe kubera ko hari izindi nyandiko ubushinjacyaha bwagaragaje bukubiyemo ibindi bimenyetso bishinja Habyarimana bikwiye gusuzumwa mbere y'uko urubanza rusomwa. Ku bw'izo mpamvu inteko iburanisha yahise itangaza ko urubanza rusubitswe rukazasubukurwa mu kwezi kwa kabiri ku itariki 3 uyu mwaka. Cyakora Habyarimana atunguwe no kumva ibyo kuko we iyo nyandiko ntayazi nta niyo afite. Perezida w'inteko iburanisha yabwiye Habyarimana ko amakuru afite ari uko urwo rwandiko rwageze kuri gereza, ariko nimba ntarwo afite bahita barumufotorera bakarumuha. Iyi nyandiko ubushinjacyaha bwashyikirije urukiko hakuyemo ubuhamya bw'abantu bane aribo Celestin Sezibera, Bemeriki Valerie, Nkubito Isaac na Nyirimanzi Gregor nk'uko perezida w'inteko iburanisha yabisomeye mu rukiko. Ibyo akazaba ari byo Habyarimana aburanaho ubwo urubanza ruzaba rwasubukuwe. Uyu Habyarimana Jean ukomoka mu cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi, akaba yarahoze ari na perezida wa MRND mu mujyi wa Kigali, akurikiranyweho ibyaha bibiri ari byo icyaha cya jenoside ndetse n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Mu rubanza rwabanje akaba yari yakatiwe gufungwa burundu bw'umwihariko.